murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa ijambo ryanjye n'isambu ya data na sogokuru mbaza. Witwa nde? Nitwa Museminari Leopold. Iyo sambu agoronome yayigezemo arayipima ambwira ko aza exproprier, narategereje ndaheba kugeza n'ubu ngubu. Ubwo byari ryari? Hari muri 2010. Ariko nangira gusaba ayo masambu natangiye kuyasaba muri 2002. Ni hehe? Nahitwa ni mu Bukonya. Mu Bukonya karere ka Gakenke. Guverineri ngo icyo kibazo arakiza ariko. Kwatakisubije neza. Uwo warebye ninde? Wagiye kureba ninde? Uwo wagiye kukibwira ninde? Uwa mbere nakibwiye ni Rucagu, uwo ngo agenda kimubwira. Hanyuma bagusubiza iki? Uwo ngo aho ngaho ne simubeshe. Uwo ngo ninde? Uwo ni bose ni bamwe. Yagushubije iki? We yaransubize ngo yabajije abantu waraperereza asanga ntari uwaho. Biranditswe mu mpapuro. Nabyo yagomba kurenganura ntacyo. Nandenga icyo nsaba ni uwacu ngataha iwacu nk'uko navuye mu mahanga, ngataha kwa data, ndashaka kubaka kwa data kandi yarahari. Mubaze kandi yarahabonye. Ikibazo arakiza. No very much. Ariko arahari. Meya wa Gakenke ngo arakizi, tunyurire mutwe. Ikibazo ni iki? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Hariya mu karere ka Gakenke hari ibibazo byagiye bigaragara bijyanye n'abantu bari barataye amasambu yabo muri 59 ku buryo ibibazo birenga 40 byose twarabirangije mu buryo bwo gusaranganya. Ubu twazusigaje ibibazo bibiri, harimo iki kibazo cya Museminari, harimo n'ikibazo cyahoze ari RPC hano kuko nawe afite amasambu. Na amasambu ari mu Bukonya ahantu hatuyemo ingo nyinshi, ariko ngira ngo Museminari yabibibwirira kuba nagera muri aka karere ntarazi, yaza nawe twarakimukemuriye. Nkaba rero nagira nyakubahwa perezida wa repubulika azaze mu buryo bwo gusaranganya kuba n'itegeko tuzamufasha rwose. RPC we ikibazo cye cyarakemutse? Ikibazo cya RPC nawe twashatse kumusaranganya. Bavuga ko afite amasambu menshi. Afite amasambu menshi cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Twashatse kumusaranganya n'abandi baturage kuko batuyemo abaturage imiryango irenga 30, ariko hari igipande kidatuye twashatse kukimuha ntiyagifata. Ntabwo amasambu menshi ariko twashatse kumuha asigaye nyakubahwa perezida wa repubulika. Ntabwo byaba amasambu menshi ku buryo nawe muzagira uburyo mukemura ikibazo, ariko ntabwo ari ukumuha amasambu menshi. Twavuze nyakubahwa perezida wa repubulika nawe naza nkuko n'abandi ndavuga igihe ikibazo cyanjye ni ukuvuga ngo by'amasambu menshi ntabwo umuntu yasubizwa amasambu menshi. Nyakubahwa perezida wa repubulika bifite uburyo nyine byagiye bikorwa. Ubu hari ibwiriza rijyanye no gusaranganya, twari twamubwiye ko nibyo muzakora rero. Murakoze nyakubahwa perezida. Ari we ari n'uwo wundi bose muzabakemurire mu buryo bikwiye. Murakoze cyane nyakubahwa perezida. Ikibazo cyawe bazagikemura. Ndabishimye cyane. Kigeze gikemurwa neza urakaraba bakabyara. Kizakemuka. Urakoze urakagira. Murakoze. Ikibazo nanje nitwagira amajambere Specioza wo muri Kamatenge, muri Kareba, muri Nyabiho. Nagize akarengane mu kwa 12 kuri Noheri, Nyiramariya Nazaribona na Mukangango banyicura umwana bamunigira mu nzu, baramuterura mujana mu gashamba kabanyiramariro karaho hafi. Abayobozi mugiye bagikoresha nk'atari mu gitondo saa moya, Nyiramarira umwana wamushinjije ko ari yamwicanye Nazaribona na Mukangango abanyafashwe ahita atoroka. Vuga neza ntabwo twumva neza. Vuga boro twumvikane. Ndigira amajambere Specioza. Ntuye muri Kareba. Bakwiciye umwana? Banyiciye umwana kuri Noheri. Bande? Nyiramarira Nazaribona na Mukangango. Inde?
bamaze kumwica baramuterura bamujana mu gashamba kabanyira mararo karaho hafi buke mu gitondo baravuga ngo umurambo guraho mu gatari reka twumvikane agire umwegera nta muntu uri aho wamufasha tukumva neza ibyo avuga nakubwire niba ushaka kubyumva tubwire abantu bakwiciye umwana ni abaturanyi nini turaturanye ku nzu ku yindi yitwa Nyiramariro na Zarimuna na Mukanganga baramuhotoye bamaze kumwica nijoro baratari abajana mu gashamba kawe kwa Nyiramariro ku nzu mu nzu yapfiriyemo Nyiramariro noneho mu gitondo babona umurambo batabajije mu gihe abayobozi bose baje na polisi bari gukoresha nkete umwana wa Nyiramariro ashinja ko Nyiramariro we mwicanye nabo bazari abapolisi barabizi rero baratera abajana mu kibara batera abajana mu kibara ikibazo canje barakizi Nyiramariro yahise atoroka Zaribona na Mukanganga bajana abapolisi bahehe bo muri Nyabiho Nyiramariro aratoroka Mukanganga na Zaribona reka tubihe abayobozi ba polisi hano reka bazabe dukurikiranire tumenye icyo ari cyo shaka ukuntu wamenya aderesi ye na ariko reka murakoze kumpa uyu mwanya banyakubahwa abayobozi ndabashimira mwese nyakubahwa perezida wacu ndagushimira by'umwihariko ku bikorwa byiza watugejejeho twebwe kuva kera twari abantu babaswe n'umuco wo korora twari abantu b'aborozi batazi guhinga twari abantu barya mu gihembwe kimwe ko bitwa nde Kamirwa Grace ntuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Nsheke nuko rero nuko byakomeje twororeraga muri cya gishanga cya Muvumba metero ya 8 aho duhinga umuceri ubu twororeragamo inka ndumva nibuka icyo gihe ikibazo ufite ni iki ndagushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika wakoze cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika rero ndakomeza ngushimira nishimwe ryanzanya aha ubwo twarororaga nari mfite inka zikamwa nkabona litiro 10 nkanywaho 2 izindi nkazigurisha nyakubahwa perezida wa Repubulika ntago nari nzi guhinga numvaga bitanashoboka mu buzima bwanjye kuko nari nararezwe ntazi guhinga ubwo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika nagurishaga ayo mata nkigisha abana ugasanga ubukene ni bwose nkagerageza sinari nzi kubika kuri konte amafaranga yazaga mu kwezi litiro icyo gihe yaguraga amafaranga 120 kuri diary yari amafaranga make kuri umuntu wari ufite abana 4 kandi biga ubwo buzima mbukomezamo hanyuma muza gutwara kiriya gishanga baravuga ngo leta iragitwaye nago twabyakire twarawe turavuga noneho pe tubaye abatindi turashize tumaze twumvaga kumara inka ari ikintu gikomeye ari cyo kintu cyatureze cyatubeshejeho nyakubahwa perezida wa Repubulika rero nago nari nzi ko ibyo ngezeho kuri iki gihe naba byava muri uriya muceri ngo nkuremo ari amafaranga ngire buriya bwenge mpinge nsarure ndagushimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika ku bitekerezo byiza ujye udukorera tutabyumva ajye ntabyumva cyane ku giti cyanjye tutabyumva ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika bigasoza ari byiza nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo rero mu gutanga kiriya gishanga akarere kabigezemo uruhare cyane baravuga ngo nimwandike ngo musabe ngo bari abafitemo ubutaka n'abadafitemo ubutaka ngo ni inyungu z'abaturage ni leta ibitegetse tubikora twiyahura nako giye mbikora niyahura ndavuga kansaba ubu butaka mpinge umuceri kuko nubundi nta bundi buzima nibyo u Rwanda n'urwanjye sinzaruvamo kandi niko kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagushimira nuko ndandika tujyana mu murenge wa Rwempasha dusanga ari umurongo mwinshi biratinda bimara nk'amezi 5 ubwo arasipiri amanukiza guhinga ariko ubwo twari dufite impungenge nyakubahwa perezida wa Repubulika twari dufite impungenge yuko abantu babandi bataraborozi bize bafite za konti tukumva nibo bazahabwa butaka ndagushimira akarere yuko atariko kabigenje nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo baduha
baravuga ngo abantu babaye benshi baruta igishanga ubunini, twese twitaburiye guhinga birakomera, n'abagabo b'amafaranga twese tumanukayo. Bati noneho nugutombora, akarere bukareba kureka, ati nugutombora nta kundi biri bugenze, ubona tombora ni ubona umurima, utabona tombora nibyo. Ndavuga nti jewe ndanakuze n'imyaka yanjye ntago ndi butombore guhinga ko n'ubundi ntago byambagaho. Nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika mu bantu batomboye ndatombora, harimo ingabo, harimo polisi, byari ibintu ureba biri muri gahunda koko. Turamanuka mfata muri za nkangurishamo inka, nshora igishoro, mbona nshoramo mu guhinga muri season ya mbere natanze 750, ndahinga ndasarura, nkuramo toni 1.5, nkuramo miliyoni. Ibyo bintu byarantangaje, nkuramo miliyoni 1.5. Najyaga ngurisha amavuta, najyaga ngurisha amata, ariko nari nafata miliyoni mu ntoki ngo mbari impapuro z'umutuku n'inya. Ndavuga n'umuceri kuje. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nuko byakomeje, n'abandi bayobozi mudutekereza turabashimira cyane. Turakomeje, turahinze kuri season ya kabiri, bati noneho burya bati ifumbire irakora, bati n'amase y'inkagira akamaro. Tumanuramo amase, dushaka amamodoka dushyira mu gishanga turahinga. Ubwo tugira amazi rero hariya, nagiyeyo bwa mbere mbona ibyo bita ngo ni kanari, umusigaye nzi iby'umuceri cyane. Sanga hariyo kanari, turuhira amazi. Mwarakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, hari baraje, hari kaminuza, hari mwarakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ndabashimira cyane kudutekereza neza, ndabashimira cyane kutuzamura mu ntera. Ubwo rero mfungura konti, maze gufungura konti nshyira amafaranga kuri konti miliyoni, nkuraho yo guhingisha, ndahaha. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, mbabwije ukuri mwese, nari nzi ko umuceri ukorwa n'ibyuma by'abazungu tukaburya tuwukuye mu maduka, ariko nanjye naje kuwuhinga mu rugo iwanjye, nkuraho agapfuka ka kilo 50, hari n'uwo mpaka kilo 25, nanjye nkamuhahira kandi nkanywa n'amata. Turabashimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika ku byiza utugezaho, udahwema kudutekereza, uri umuyobozi mwiza, turagukunda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ubwo urumva ibyiza utugezaho, urumva ukuntu tugukunda, waduteje imbere nk'abadamu, turakubaha, turagukunda cyane. Dukomeze kubana nawe, utuyobore, tugukurikire, tugufashe, tugutore, tugukunde nyakubahwa perezida wa Repubulika. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika. Intumbero rero nyakubahwa perezida wa Repubulika, ibyo ari byo byose muri ayo mafaranga nasanyemo inzu yanjye, nyakubahwa perezida wa Repubulika baduha umuriro, nabashije kuwinjiriza mu nzu. Uburyo iyo uri mu Burayi mba nkureba kuri televiziyo. Reka nshimire nyakubahwa perezida wa Repubulika, igihe ntigikunda. Imana ikurinde, tubane nawe, tuyoborane, umwaka utaha utuyobore, tugufashe, tugukurikire twese n'abanyarwanda. Murakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nishimiye kukubona kuko nari mfite ikibazo imaranye kuva 2009. Nitwa Mukasinzi Clarisse. Mukasinzi Clarisse. Naturutse mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gahanga, mu kagari ka Kigasa, mu mudugudu w'Imurinja. Ubwo ikibazo mfite ikibazo nyifitanye na meya w'akarere Jules Ndamage. Wampaye inzu nk'umuntu utishoboye, inzu majije kuyibona. Meya w'akarere twari dufitanye ikibazo cy'imitungo, narayitsindiye, Tito Rutaremara kiyobora. Nuko ubwo ngubwo meya w'akarere arangije anyoherereza urwandiko, ndarufite hano, ruvuga yuko inzu ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Abyumvisha abasaza banjye, akabanteza bakankubita. Ubu n'ubu sindi mu rugo n'abana baba hanze. Ndagusaba ngo undenganure. Ikibazo kuvuze ngo cyari cyarakemutse, habaye iki? Ikibazo ntago cyakemutse. Icyo yankemuriye nicyo kubona aho ndyama, none naho yarahanyatse ambwira yuko ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Meya wo nguwa bijyamate.
meya ngo ndamage ari hano akoze nyakubahwa perezida wa repubulika uyu mudamu Clarisse ndamuzi uyu mudamu yari afite ibibazo by'imitungo mu murenge wa Kagarama iwabo iyo mitungo yabo yari yaratanzwe muri za 2003 ahantu hagenda hatuzwa abantu mu buryo butandukanye icyo twakoze atangwa na leta icyo twakoze ishingiye kuki ishingiye ko nyakubahwa perezida wa repubulika muri gahunda yo gutuza abantu mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mbere y'umwaka wa 2005 mu kwezi kwa 9 itegeko ryavuga ko ubutaka ari ubwa leta akiba afite n'inshingano zo gutuza abaturage uyu rero Clarisse nawe iwabo hatanzwe muri ubwo buryo atugezaho ikibazo nk'uko bivuze mu mwaka wa 2009 icyo nakoze nuko ariko ubwo ntabwo byumva neza leta yahatanga hafite ba nyiraho yarahatanze nyakubahwa perezida wa repubulika itegeko ryavugaga ko igihe hatuzwaga abaturage icyabaga kiri hejuru y'ubutaka nicyo cyabaga expropriated nicyo cyishyurwaga biri mu rwego rwo gusaranganya byari bimeze bite byari mu rwego rwo gutuza abaturage mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu niko bimeze yes ariko ntabwo watuza abantu hari abandi bantu ariko ngira ngo ikibazo ntikirumvikana neza cyahereye ari uko mureke twumvikane byabanje ari imanza hagati y'abantu bafitanye amasano cyangwa ikibarwanira ibintu byabo ukuntu leta yabigiyemo nayo ikajya gutanga aho hantu nibyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe neza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika leta yagiyemo mbere y'uko ahabwa ahandi ho gutura yangejeho ikibazo naravuze ko mu rwego rwo kumushakira igisubizo cy'ikibazo cye yahawe ahandi ho gutura nyakubahwa perezida wa repubulika ahambere avuye se byageze ahambere ho hari hamaze guturwa already hari hamaze guturwa hari abandi ari hehe si icyo gihe angezaho ikibazo yangejeho nk'ikibazo nk'umwana w'imfubyi udafite aho atuye kubera ko iwabo hatanzwe ngiye icyo nakoze hatanzwe ari ahari kandi hagatangwa icyo gihe hatangwa ntabwo yari ahatuye yari imfubyi yambwiye ko yabaye mu miryango itandukanye komeza utubwire uko nagikemuye nyakubahwa perezida wa repubulika uko nabonaga iwabo haramaze gutangwa nashatse ikindi kibanza ndamwubakira inzu nyimuha nk'umuryango w'iwabo abanamo n'abavandimwe be n'abasaza be mufite ibyo mupfana ariko cyangwa ni oya ntago ntacyo dupfana ariko dupfana ko turi abanyarwanda twese your excellency kuko nagira ngo umenye uko abivuga uko meya yabangamiye ibyo bintu ni nkaho birimo family ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo bisobanutse neza nimbisobanura neza wenda ngiye kuhagera mu humve tumaze kumwubakira inzu nk'akarere tumuhaye icumbi nk'abandi banyarwanda badafite aho baba yajyanyemo na musaza we noneho agezemo nk'umuryango ashakiramo umugabo ashakiyemo umugabo basaza be baravuga ati ahantu ni iwacu twahawe na leta nk'inzu y'umuryango uwo urimo urazanamo umugabo abo basaza be nibo bavuze ko badashaka uwo mugabo bari banabanye mu buryo budakurikije amategeko yamwinjije mu nzu nk'umwinjira yinjira mu nzu y'abana afite abavandimwe be icyo twakoze rero ko abavandimwe twari kubasohora twasohoye uwo mugabo inzu bari barihaye nde inzu twari twarahaye famiye umuryango w'abo Clarisse n'abasaza be bangahe umwe niwe wagaragaraga ariko akambwira ko afite undi ariko uwo nabonaga watugezeho natwe ku karere n'umwe muri abo basaza kugira ngo babane muri iyo nzu babane mu nzu nziza twubakiye idafite n'ikibazo na kimwe ariko bananirwa kubana kubera ko yahise ashakiramo umugabo kuko yashatse umugabo yego musaza akavuga ko we
tubona bashaka kurwana buri munsi, umugabo ashaka kurwana na musaza we atarasezeranye atarasabye, twasanze ari ikibazo cy'umutekano. Icyo twakoze Your Excellency twasabye ko komeza urangiza uko tubwira ko twagikemuye, byari ngombwa ko dusohora umugabo muri iyo nzu. Mureke mwihangane twumvikane. Aho kugira ngo umugabo azarwane no musaza we bamerane ingoma bari mu nzu imwe, twasohoyemo uwo mugabo. Ariko inzu rwose ni umugabo yari yinjijemo. Iyo musohora umusaza wese mukamuhinda inzu ahubwo. icyo mbivugira nuko nibwira ko n'uwo musaza we amaherezo yari kuzashaka we. Byo byayaga kugenda gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera ko gushaka burya bigira n'amategeko bigenderaho, uyu mugore akaba yashatse mu buryo budakurikije amategeko, twumvaga na ya nzu bari bayibonye nk'umuryango, ariko mu biduhayemo umurongo twamureka agashaka, hanyuma uwo musaza we tukazamushakira inzu nk'undi mwana utishoboye. Nuko mukwiye kuba mwarabikemuye n'ubundi ariho. Buretse gatariko buretse hariya komeza ashaka kuvuga iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibintu byose avuze arabeshya. Umugabo turabana, tubyaranye 6, hariho abana 3, umwe yiga muri segonderi mu wa 3 ya segonderi, undi yiga mu wa 4 azajya mu wa 5 primaire, undi ni w'imyaka 5. Umugabo turabana, ahubwo ikibazo cy'umutekano yabanshyizeho, asohora ibintu n'abana arabasohora, utuba muri stock. Nkibaza se meya namuhemukiye iki? Ko nari namushimiye ibyo yari yakoze. Urumva meya ikibazo aho kiri, niyo waba warashatse kujya muri technicalities gusa z'ibintu cyangwa ibintu by'amategeko, ariko urumva icyo kibazo cy'abo bana barahari, uko bariho kose nabo ni abanyarwanda nka kwa kundi wahoze ubu. Ugahitamo kugira ngo umugore n'abana aba ari bo bangara, hanyuma uwo nguwo aba ari usigaye, kubera ko ufite uko. Ntabwo numva uburyo bwo gukemura icyo kibazo ko byagenze neza. Ahubwo wenda abantu baba barashakishije uko n'uwo musaza we ikibazo nacyo cyakemuka, cyangwa ibibazo byombi uko byakemuka, ariko kugira ngo n'abana bo barahari, ntabwo ari abazavuka, turavuga bahari, ntabwo byakemuka gutyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mudamu rwose simvuga ngo ibyo avuga wenda sibyo, ariko ndagira ngo mpamye ko uyu mudamu ari mu bantu bafashijwe na leta inshuro nyinshi cyane. Uyu mudamu Your Excellency, uyu mudamu ndanabizi neza ko uyu mudamu yatugeze avuga ati ngiye mfite ibibazo, mfite ubukene, ndi umukene, ndi imfubyi. Twanamuhaye n'amafaranga niba ndenza kwibuka neza yo kumukorera salon de coiffure, kuko yatubwiye ngo afite salon de coiffure akora, ushobora kuza gushaka na za evidence n'ibimenyetso bimugaragariza. Ahubwo uyu mudamu ibyo birashoboka, ufashije umuntu nabi ntabwo uba ukemuye ikibazo. mwemworeje urugero nshaka kuvuga, ayo mafaranga mwamufashije gukora ibindi, wenda hariyo muyakoresha gufasha umwe muri bo, yaba we yaba musaza we, ku yindi nzu bakaba batandukanye, ngira ngo byajya gukemura ikibazo kurusha. Naho ikibazo tuvuga ubu ngubu ni icy'inzu. Your Excellency, ikibazo cy'inzu ngewe nta nubwo nari nzi ko yasohotse muri iyo nzu, ahubwo twari tuzi ko twasubiyemo umugabo batashakanye mu buryo bukurikije amategeko.
urareba ntaho uri buhungire ikibazo kuko twakumvikana tukihuta bikava mu nzira. Icyo nshaka kubwira meya ni usibye ikibazo cyo hagati ye n'umugabo batashakanye cyangwa iki, nabanje kureba hari abo banaga n'abantu nabo wari ukwiye kuba ubashyira mu kutekereza gukemura icyo bibazo. Icya kabiri, aho kugira ngo mwirukane uwo mugabo kuko batashakanye, ahubwo mwajyaga kubagira inama yo kugira ngo babishyize mu buryo byubahiriza amategeko, naho gufata umugabo gusa ntabwo ikibazo mwagikemuye nabi nubwo mwaba mwaragerageje kugikemura. Reka mvuge ko mukwiriye, ndabwira Minisita Kaboneka muzafatanye meya murebe ikibazo cyabo, uriya mudamu na musaza we cyangwa n'umugabo we mugikemure nabyo kive mu nzira vuba. Hagomba kuba hari uburyo bwo kugikemura ibyo ari byo byose, kuko hari n'ibyo mwabahaye nyine uvuga mwabakoreye, ni ukuvuga ngo hari uburyo ibintu byatunganywa bikarangiza ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cy'uwo mwana ndagikemura. Uwo musaza we guhera muri iki cyumweru gitaha ndamuhinze yo kubamo wenyine. Kuko nawe uraza gusanga yavukije ikindi kibazo nawe ashaka gushaka. Reka twongere tubashimire rero muri mwakomeje gukomeza kubana natwe, tubarakira ukanda like, kora subscribe. Reka twemeze ko tugiye kugikemura vuba kirangiye. Mukatubwira uburyo mwabonye iyi video. Niba hari igitekerezo mufite mwadusangiza, mwabitwandikira, mwanabicisha no kuri nimero yacu cyangwa se mukabishyira muri comment kugira ngo dufatanye ikibazo kigiye gukemuka. Tange umusanzu wacu. Ibyo bintu bigiye kongeraho banza wumve. Ibyagezweho ni byinshi tugomba kwirinda tukabikemurira ikibazo kwiye gutega amatwi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikibazo ndabashimiye cyane. Nicyo utavugiye aha n'ibindi byose Minisita agiye kubikemura, uzabimubwire byose birangiye.